amaso yanjye kumuremyi wanjye kandi umugambi wanjye n'ikifuzo cyanjye n'intekerezo zanjye n'ugutaha ijuru. Twongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikiye muri aka kanya tubabwira ati amahoro y'Imana aba namwe. Ese murakomeye? Uyu mwumva dusabe Damiye uko bisanzwe turi kumwe akaba n'umuvandimwe akamutumirwa twaba twifuje kuganira namwe uyu munsi. Mbere yuko tuganira twagira ngo tumuhereze karibu nyinshi iwacu yamuze ku kiganiro cyacu kwize kugenda kugikurikirana. Murakoze, Imana umugisha. Tubahe ikaze muvandimwe. Murakoze cyane kandi namwe Imana umugisha. Muramahoro. Turashima Imana. Yego, twishimiye cyane kongera kubabona. Cyari igihe kirekire abarakona bibaza ngo umuntu ninde munaturuka he, ariko mbere yo kujya twinjire muri byinshi twasaba ngo twishyire mu maboko y'Imana hanyuma dusenge. Turamusenga abantu baza gukurikira bamenye impamvu turi hano. Murakoze, wadusengera? Nta kibazo rwose, kugira ngo abadukurikiye iki kiganiro kizabagirire akamaro cyane rwose. Nta kibazo. Yego, murakoze. Twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye ko waturinze hirya no hino aho twaje duturuka, tukaba tugeze kuri aya masaha. Izina ryawe rigera rihabwa icyubahiro. Amen. Nuko iki kiganiro tugiye gukorana n'umuvandimwe dusabe, turakunyize kugira ngo ari wowe ukiyobora ibyo tuvuga byose, ibyo dukora hano bibe munsi yo gushaka kwawe. Nuko utubere urumuri, kiruta byose ibyo tuvugira ahantu n'abazabyumva bizabagirire umumaro. Ngaho bana natwe mu gihe cyose gisigaye, tugiye twizeye ko Imana yumva kandi igasubiza amasengesho yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Imana umugisha. Yarakoze cyane kudushyira mu maboko y'Imana. Iyi ni yacu nanjye rero umubwiriza Online TV mukurikira akanya. Uyu mwana kuri yanyu akaba ari umutumirwa twazanye uyu munsi. Twatembereye twifuje kugira ngo atuganirize, atubwire amagenzi ye, atubwire amakuru y'iminsi. Ese wakubwira abantu wowe urinde, witwa nde, ko bakubonye ubwa mbere kuri iyi channel yacu kandi yabo? Murakoze dusabe. Bwa mbere ndagira ngo ngushimire kubw'ubutumire n'uyu mwanya umpaye kugira ngo tuganire n'abagukurikira kuri online, kumubwiriza online. Mbanje kubasuhuza ngira nti amahoro y'Imana abane namwe. Amazina nitwa Moses Kaberuka, nkaba naraje nkaba muri Canada, nkaba mpamaze igihe kitari gito, mpamaze imyaka ikaba 16. Naje nturuka mu Rwanda. Muri iki gihe cyose Imana yakomeje kutugirira ubuntu, turacyari bazima, yadushoboje kuza kubasura. Niyo mpamvu n'iki kiganiro tukigize kandi tuza kuganira ku buryo burambuye. Ni byiza ko cyane, ndishimye kandi ndibaza ko n'abadukurikiye baza kwishima ndetse bakagira umunezero, kuko ari abantu baguruka kera, ari abo muri Congo DRC, igihugu cyacu cy'amavuko, ari abari mu Rwanda baguruka kera, ari ndetse naho uri muri Canada ndetse n'ahandi. Ndibaza ko uyu munsi namara ko iki kiganiro baza kwishima akavuga ati wow, twatumuruka kera ntabwo twatuheruka kumubona, twongeye kumubona. Ni ibyishimo, ni umunezero mwinshi. Ese wabwira abantu nibyo bumvisha amazina yawe? Ese wavukiye he kugira ngo ugere mu Rwanda? Wageze mu Rwanda gute? Byagenze gute? Nta kibazo nagomba kubwira. Ni kimwe amateka yanjye, ntabwo ari ay'umwihariko. Ni amateka asangiwe na benshi. Urazi intambara zabaye mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu twagiye aho twavukiye siho twakuriye. Njye nibuzeho ku giti cyanjye navukiye muri Congo, mu gace ka Rucu, ahitwa za Musanza, ariko gusa nahavuye nkiri muto, hari hafi yo mu Ijombo. Tukivamo intambara zimaze kuba zo mu Rwanda, interahamwe zihungiye muri Congo, twaje kugira amahoro make, biba ngombwa ko duhungira mu Rwanda. Mu Rwanda twamaze igihe kirekire, niho navuye nimukira muri Canada. Niho muri Canada maze imyaka 16.
urumva n'amateka maremare. Twavanye muri Congo, abo twabanye mu Rwanda, abo tubana muri Canada, uwabivuga bwacabukira. Wabwira abantu mwavuye mu Rwanda mumaze n'imyaka ingahe ni ubaye wibuka imyaka mwamaze mu nkambi, ese iyo nkambi ni iyihe? Ko bari kuva mu Rwanda ni mu Rwanda ushaka kugira ngo ibyo mbivugaho naho twari tuye exactement nta kibazo nta kintu wababwira abakurikiye bakaza abankurikiye nagira ngo babwire ko naje mva muri Congo, twaje tuva muri Congo nkuko namaze kubivuga. Gusa twamaze mu Rwanda niba nibuka neza imyaka igera kuri 9 twagize mu Rwanda mu 2000 muri 1996 naje kuhava mu 2006 kwa 12 mu myaka 10 ubwo imyaka 10 rakoze. Kuva icyo gihe urumva ahubwo nabwo ni imyaka 16 maze urumva imyaka imagiye kuba ingahe 16 none tugeze mu 2023 urumva ko iyo myaka yose tumaze kuba rakoze ni nyinshi. Murakoze cyane tubahane kandi burya iyo tuvuga turi kubwira abadukurikiye kandi tugira ngo ibyadufashije bidufitiye akamaro nabo bibagirire akamaro. Ese ujya kuva mu Rwanda ukaza muri Canada wabigizemo uruhe ruhari? Waje uje kwiga, wavuyeyo mu buhe buryo? Reka niba ushaka niba yizo ko ngiye pause aya ntakibazo tureka tubitwatinge bigize tureka tinge wora komeza ikibazo inkomeze iri kugenda. Okay, urakoze cyane ku kibazo wajije cyiza. Mu by'ukuri tukiva muri Congo twabanje gutura mu Rwanda gato, hanyuma twabaye mu nkambi y'ibyumba, inkambi ya inkambi ya Gihembe, niho twamaze iyo myaka yose, niho ndetse twaje duturuka tuje muri Canada, niho twaboneye amahirwe yo kuza mu gihugu cyo muri Canada. Naje muri Canada nkiri muto, hanyuma Imana iraturinda nagiye muri Canada na barumuna banjye. Yego ndabyumva, icyo ndi kubaza nibyo kandi ni byiza kuva mu Rwanda ukaza mu byo hanze nko muri Canada. Ikibazo waje gute ku bushake bwawe? Wabigize muri uruhare kugira ngo uze? Ese waje nk'impunzi cyangwa waje muri installation yo kwiga? Oya naje nk'impunzi. Waje nk'impunzi? Naje nk'impunzi nkuko nabivuze, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuza nje kwiga. Yego, navuye mu Rwanda nk'impunzi. Uza nk'impunzi? Naje nk'impunzi, ibyo bita reinstallation kongera gutuza. Yego, ndakeka ariko byitwa. Ni ukuvuga ngo wagira amahirwe yo kuba watomboza nko bandi batomboza bati iyi mpunzi igize amahirwe yo kuba yakorerwa installation. Ariko cyacu ntabwo habaga gutombora. Igihe cyacu ahubwo twarandikaga mugasaba kabisaba. Nagize amahirwe yo kuba mu bantu ba mbere mu cyiciro cya mbere cyagiye mu bihugu byo hanze biturutse mu nkambi y'ibyumba. So icyo gihe ndibuka mu 2004 twajyaga twandika amabaruwa tuyandikira muri HCR dusaba ko twashakirwa ibindi bihugu byo nibura byaduha ubuzima bwiza urenzeho gato ubuzima twari turimo. Yego, birasobanutse. Nibyo ndabyibuka muvandimwe kandi ishimye kongera kukubona. Kubona wavuye mu gihugu cya Canada ugatembera ukaza mu gihugu cya USA cyangwa se Amerika, ukaza kongera gutembera ukabona inshuti n'abavandimwe, ni iby'umunezero twishimiye kongera kukubonaho. Ariko twishimiye cyane by'akarusho kuba tubonye umwanya wo gufata kino kiganiro kugira ngo abatwumva n'adukurikira bumve, bamenye kandi basobanukirwe ubuzima turimo muri iyi si. Ese muvandimwe Kaberuka, reka ngwate kino kibazo. Kwavuye muri Afrika mu nkambi ukiri mutoya, uri umusore, uri ingaragu, uri single, wakwibwira abantu uracyari single urubatse? Kibazo cyiza cyane. Nkuko nabivuze, naje nkiri muto, naje nkirangiza secondaire mu Rwanda, ariko nkigera muri Canada naje nta byangombwa by'uko nize mfite. Byabaye ngombwa ko nsubira mu ishuri
ndiga ndangiza secondaire, ndangije secondaire njya kuri college, nkomerezaho kuri université, narangije mu 2011, hanyuma nibwo narangije mu giforomo, hanyuma nyuma yaho mu 2012 nasubiye mu Rwanda gushaka umufasha. Ndubatse, mfite umufasha n'abana 3, bose bari muri Canada, kandi bishimira Imana kuko Imana yakomeje kundinda muri icyo gihe cyose. Yego, urakoze cyane. Uyu mubona ntabwo akiri single, ni umugabo arubatse, afite umufasha ndetse n'abana. Ubu ni ukuvuga ngo uri umugabo watse, ufite urugo, ufite umuryango. Imana yagize neza kandi yarakoze, izagomeze ibubakire kandi izagukomeze. Nagira ngo rero muri makeya ikintu ubona kiriho kigushimisha mu buzima bwawe, gituma uba uriwe cyangwa gituma ubasha kuba uriho mu buzima bumeze gutya, ni igiki wabwira abantu kigufasha kugira ngo ube uriho, kikumotiva cyangwa kigufasha mu buzima busanzwe? Ni ikibazo gikomeye kandi cyoroshye, ndetse ni nacyo kibazo mu byo nk'uko navuze ngo nizi igiforomo, ni ikintu nakundaga cyane, n'ubu rwose mbere niga numvaga nshaka kuba umudokiteri, ntabwo nashoboye kubigeraho kubera impamvu zitandukanye. Gusa icyo navuga, kuba narashoboye kuba umuforomo ukora mu bitaro ni ikintu cyampaga cyanshimisha. Iyo umurwayi aje kwa muganga akaza amerewe nabi cyangwa se atishoboye, nkagira ikintu nkora, haba kumuhereza imiti, haba kumwuhagira, haba icyo namukoraho icyo ari cyo cyose gituma ubuzima bwe bumera neza, hashira igihe runaka wa murwayi nkabona arigiye ari muzima. Niba yaje, nakoze mu ma department atandukanye, hari aho nakoze muri urgence, namaze mu myaka igera kuri 2, nakoze aho babaga amagufa, nakoze mu myaka igera hafi kuri 3 cyangwa 4 mu ma department atandukanye. Ahantu hari hose nagiye nkora, hagira icyo nkoze ku murwayi, umurwayi akava hahandi ari muzima cyangwa se ubuzima bwe bugenze neza, hari ukuntu wumva ubaye ukozwe ku mutima, ubaye satisfied. Ntabwo sinzi uko umuntu bivuga mu Kinyarwanda, kumva bigushimishije. Icyo ni ikintu cya mbere gituma buri gihe kinshimisha cyane. Urumva? Icya kabiri, ikintu gishimisha gituma ngira courage yo guhora ngenda, ni ukugira umuryango. Iyo ufite umuryango wumva hari impamvu ituma ugenda. Hari indirimbo twakundaga kuririmba ngo sinabwo mbyibuka neza, ariko mu rusengero tukiri bato nakunda kuririmba ngo hari impamvu ibintera, hari impamvu igutera kubyuka mu gitondo ujya gusenga, hari impamvu ituma ubyuka mu gitondo ujya mu kazi. Haba hari impamvu. Burya nta muntu uzanga kubwira ngo mu gitondo byuka, ufata urugendo, ukora icyayi mu gitondo, ugere mu modoka ujye ku kazi. Haba hari impamvu. Uzi iyo mpamvu iyo ariyo? Ni amafaranga. Uba ushaka kugira ngo ugire icyo ugeraho, ya mafaranga aze wishyure ibyo ugomba kwishyura. Rero niyo ufite umuryango, hari impamvu igutera kumva ko uwo muryango ugomba kuba provider. Imana ni uko aba nk'umuntu w'umugabo, iyo umaze kubaka hari igihinduka muri wowe, hari inshingano gihinduka. Wumva ko nk'uko Imana muri Bibiliya yaranditswe ngo umugabo yamugize, umugabo ni umutwe w'urugo. Uri umutwe w'urugo, inshingano zawe ni uko ugomba kugira icyo umarira umuryango wawe, urawushinzwe. Rero iyo mpamvu yo kugira umuryango ituma buri gihe cyose ngomba kugira icyo nkoze, buri gihe cyose ngomba kwiteza imbere kugira ngo ngire icyo marira umuryango wanjye. Ese bitari ibanga, ubona kuba wari single no gushaka, ubona difference cyangwa itandukaniro riri? Icyo nkuko nabivuze, ibibazo byawe ni ibibazo by'ubwenge kandi bitoroshye gusubiza. Wihanganire ninguha ibisubizo bikomeye cyangwa se ibibazo bikomeye abadukurikiye namwe mwihanganire niba ibisubizo byanjye ari birebire. Gusa navuga ko gushaka ari umugisha. Gushaka iyo ugize
ntabwo nibuka neza niba ari umuhanuzi wabivuze cyangwa se niba ari biri bivuga ngo gushaka urugo rwiza ni ijuru rito. Nimba niyo kote aho nabikuye nzashaka, ariko ngo gushaka urugo rwiza ni ijuru rito. Ni ukuvuga ngo ijuru dutegereje mu ijuru, iyo ushatse urugo rwiza, ugize urugo rwiza, wamaze kugera mu kajuru gato. Ariko nawe wibaze kuba mu kajuru gato ukiri hano ku isi ni uburyohe. Mbega ni nk'amata by'amavuta. Nabindi bavuze ngo burya ngo ibyo abantu bazarya mu ijuru n'umunezero mu ijuru babihera no ku isi. Nimba bavuga ngo tuzasanga amata, tuzahasanga ubuki, waba utari kubona ubuki hano uzabona mu ijuru. Reka bitase, tugomba kuryoherwa tukiri ku isi. Tugomba kuryoherwa. Niyo kuvuga niba tudakundana turi hano ku isi, tukaba tudacana waka, ni gute tuzabana imyaka 1000 mu ijuru? Byose niba ntagukunda nkugirisha, niba ntashobora kukwihanganira, ni gute nzakwihanganira turi mara n'imyaka myinshi? Iyo ntabwo bishoboka. Ngomba kugira kwihanganira. Cyane kubazaga none reka umaze gushaka byabaye nuza ziko navuga byabaye satisfied uko wabyumvaga ati niba umugabo nzaba gutya nzajya gutya, urumva nukuvuga ngo gushaka kwawe byabaye igisubizo nkuko wabitekerezaga, cyangwa niba harimo challenge urabyita harimo ka challenge uko nabitekerezo byabaye cyangwa byarabaye ni satisfied na byagenze neza, urabyumva gute? Mu by'ukuri nkubwiye ngo uko nabyumvaga nuko nabitekerezaga uko byagenze nabambeshe. Ahubwo urugo ni ishuri, ni navuga ko uretse kuba ishuri ni chapter iri mu cyongereza bavuga ngo uncharted territory, ni ahantu utaragera. Mvuze ngo nagiye byagenze gutya mu by'ukuri n'abahubeshye. Buri munsi ubuzima nkuko utategura ubuzima bwawe bw'ejo umenye ejo bizaba bimeze bite, niko no gushaka nabyo bimeze, niko n'urugo narwo rumeze. Gusa igituma ngira comfort cyangwa se kimpa amahoro nuko mvuga ngo man, urugo niwe warumpaye, umugore niwe wamumpaye, abana niwe wabampaye, ibyo ntunze niwe wabimpaye, byose ni ibyawe. Ari wowe umpa imbaraga n'ubwenge bwo kubafasha, ari wowe imbaraga n'ubwenge bwo kuritinga kuba umuyobozi w'ibi by'ububi wampaye. Ngiye ndi umushumba w'ibi byose, ariko ni ibyawe. Nuko gusa Imana nayo yagiye kumpa ibirenze ibyo nayisabye. Nicyo nashakaga. Imana yampaye, bivuze twakora ikiganiro cy'amasaha n'amasaha. Muri bike by'Imana yampaye, uretse ko Imana yampaye umugore mwiza, ndayishima. Yampaye abana, hari abantu benshi bari hanze aha hirya no hino badafite abana. Uko Imana yarampaye abana, kampa urugo rwiza, ndayishima. Ibirenze ibyo yampaye n'indi migisha irenze nayo ntarinzi. Hariyo nasigiye nsitaraho, hari byagiye byizana, hari ibyo nagiye nkoraho. Imana icyo nakubwira cyo nuko yampaye imigisha irenze ngiye uko nabyibazaga. Yego, murakoze cyane. Ese mwaje muca makirundi yawe kubaza cyangwa akavuga ati bazana urubaza nkana, urumva icyo ngiye kubaza uraza kumva uko kimeze. Urumva ikibazo mubajije mu nkambi, kiva mu nkambi ubuzima harimo na hano, ugize comparison cyangwa ukareba urumva itandukaniro riri cyangwa se aho buriye. Birumvikana itandukaniro ry'ubuzima bwo mu nkambi cyangwa se ubuzima bwo muri Afurika n'ubuzima bwo muri Canada, muri ibihugu byateye imbere birahari binini. Itandukaniro rya mbere nuko Afurika mu bisanzwe cyangwa se u Rwanda cyangwa se Congo ni kimwe mu bihugu bikennye cyane. Yewe iyo urebye mu bihugu turimo cyangwa nka Canada, muri Amerika, ni ibihugu byateye imbere, ni ibihugu biri mu bihugu bya mbere ku isi byateye imbere. Rero
iyo opportunities ziri muri Afurika n'iziri hano biratandukanye. Kuba narabaye mu nkambi, kuba narabaye mu Rwanda byampaye imbaraga ku buryo igihe nageze muri Canada nari naramaze kuba umusirikare. Iyo bavuga ko umusirikare mwiza ni wa wundi wanyuze mu bibazo. Umusirikare gisivile cyangwa umusirikare usanzwe cyangwa umusirikare mu buryo bw'ibikoro? Ngiye kuvuga mu buryo bw'ibikoro. Okay. Umusirikare mwiza iyo yatojwe akanyura mu byondo agahambira umukandara akamenya uko inzara imeze, umusirikare wabwiriwe iyo ageze ku rugamba ibyo bimubera intwaro, ibyo bimubera imbaraga zo gukomeza zo gutsinda intambara. Rero nanjye kuba naranyuze muri buriya buzima bwo mu nkambi cyangwa se mu Rwanda muri rusange, niga mu mashuri muri interna, turya rimwe turya kabiri, turya ibijumba, turya ibirayi, ugasanga umuntu inzara ni yose, warya irindazi nuko usanga ntago ntibivamo. Wajya gusanga baza muri Canada biguha nabyitaki, biguha ku appreciating, wumva wishimiye ubuzima Imana iguhaye, bigatuma urushaho kuba satisfied. Urumva satisfied, wumva nyiragaza kuneza, ushimishijwe n'ibyo ugezeho kandi ugashimira n'Imana ibikugejejeho. Ariko noneho ukavuga uti nta kibazo, ibibazo bigenda biza byo hanze nk'ibisanzwe, nta na kimwe wumva cyakunesha, kuko avuga niba narashoboye kunyura mu bibazo byahariye, iyo abinyujijemo nk'abandi ngeza n'ibindi izabinyuzamo kandi izabinesha. Rero nuko Imana yagiye impa imigisha ku buryo butandukanye. Murakoze cyane kandi ndagushimiye kuba mwemeye kudoreza ikiganiro cyangwa se kuganiriza abadukurikiye kugira ngo nabo ubuhamya buzagire icyo bubamarira. Nagiraga ngo tutarajya ku musozo, ndabizi ko kuva mbere wakundaga Imana, wakunda gusenga, tanga inama ndetse wigishana n'abana kumenya Imana, kubaha Imana. Ese uko wabonaga muri Afurika bimeze, usenga ukunda Imana, umaze kuvayo ino wabonye imeze gute? Ese uracyasenga, uracyakunda Imana mbere cyangwa se warabiretse? Ndacyakunda Imana nkuko twatangiye nsenga, kandi nakomeje kugira mvuga muri Bibiliya cyangwa se mvuga iby'Imana. Ndacyakunda Imana, ntacyo hari mu bivuga ngo mbese twakuvaho tukajya kuri indi, kuko nta handi mfite njye najya, ntawe mfite nzi. Ndacyakunda Imana kandi ndacyasenga. Imisengere yo mu Rwanda cyangwa se imisengere muri Afurika niyo hanze iratandukanye, nkuko n'abantu tugenda dutandukana, kuko njye nawe tudasa, kuko njye nawe tudatekereza kimwe, niko n'imisengere nayo igenda isa n'itandukanye. Ariko icyo tuzi cyo nuko tuzi neza ko twese, waba uri umuzungu cyangwa se umwirabura, umunyafurika y'epfo, umunyamerika cyangwa se umunyaziya, twese dusenga Imana Data wa twese, kandi urugendo ni rumwe, icyifuzo ni kimwe. Ndacyasenga kandi ndacyakunda Imana. Tukiri aho ngaho, ni iki gituma cyaki kumutiva ngo natanye bivuga kigufasha, gituma ukomera uvuga ati ndacyanamye ku Mana, ndacyasenga, ndacyakunda Imana, ko hari abandi nabivamo? Ese wowe ni iki gituma ukinambye kuri iyo Mana cyangwa ukigomeje gusenga mu gihe ubona abandi bagenda bacika intege babivamo? Ni iki kigukomeza? Icyambere kinkomeza ni experience, ubuzima umuntu aba yaranyuzemo. Uyu munsi hari umuvandimwe nasuye, anyibutsa amateka yo muri Kongo, ambwira amateka y'ababyeyi banjye, ambwira amateka magufi ariko y'ingenzi. Nkuko akiribuka nanjye ni kwibyo twanyuzemo, ibyo nanyigiye nyuramo bimpereza imbaraga zo gukomeza uyu munsi. Ikinkomeza nuko mvuga nti Imana yaturinze harya, ntago iki gihe tugezemo ari igihe cyo kuyivaho, ahubwo ni igihe cyo kuyinambaho. Ikindi ngiyo nkavuga nti hari umurongo muri Bibiliya umfasha, uvuga ati niba uvuga ngo ubwo itatwimye umwana wayo,
izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Yego. Kuva ku Mana ntacyo bimariye kuko yaduhaye umwana wayo n'ikiruta byose izamuduhana n'ibindi byose. Waba wifuza icyo ni iki nakwifuza itamumpana nacyo? Yego. Imodoka se, ni inzu, ni umugore, ni iki? Niba yaramuduhaye n'ikindi twayisaba cyose izakiduha. Ibyo rero iyo mbitekerejeho nkongera nkabisoma nkongera nkabyumva bituma nkomeza umurongo avuga ngo nese twakuvaho tukajya ni hehe handi? Ni uri mu ruhande rwacu wisha wacu. Imana iri mu ruhande rwanjye. No kuri. Ni hehe handi nshaka kujya? Nta ninde mu bisha wanjye. Rero bituma uwo murongo ufasha ku munsi. Icyo nagira inama abadukurikiye ni uko kujya muri drugs abakiri bato nkuko babikomejeho, kujya kunywa inzoga, kujya gukora n'ibindi wumva ko hari icyo bizakumarira. Hari ibidufitiye akamaro biruta inzoga, biruta itabi, biruta drugs, biruta wowe kwirwanirira n'imbunda n'iki. Ahubwo iyo ukomeje ibyizerwa ugakomeza ibyo wemeye, iyo Mana yagukuye mu Rwanda, iyo Mana yagukuye muri Kongo, iyo Mana yagukuye mu nkambi, iyo Mana yagukuye aho wari uri hose, waba waravuye mu nkambi, waravuye Byumba, waravuye aho waba waravuye ku isi yose, South Africa, anywhere. Ikikurinze kugera iki gihe nuko igufiteho umugambi. Umubyeyi twahuye muri iki gitondo yarimo ambwira ngo amwibutsa amateka y'ibyo nakoze ahantu runaka. Namubwiye nti Imana yanzanye mu mahanga nuko yari ifiteho umugambi, atari uwo kugira ngo njye nibesheho, ari kugira ngo mbesheho abana bayo. Rero niba nawe yaguhaye amahirwe yo kuza muri ibi bihugu, ujye wumva ko Imana ayo mahirwe ari ayawe wenyine, ahubwo ayo mahirwe ni ayawe n'abandi bari hirya no hino. Imana izifuza ko hari icyo wabamarira. Niba Imana igushyizeho umutima ukumva ko umuntu runaka hari icyo ugomba kumarira, jya ugikora kuko ntabwo ari wowe. Ngo dusenga ngo ntabwo ari twe, ahubwo ibyo ushaka ari byo biba. Rero ntabwo aba ari wowe, ahubwo Imana niba irimo kugukoresha. Ugomba kumva iryo jwi rito ryikongora, ni ikintu gikomeye. Murakoze cyane namwe kandi umva abadukurikiye bari kumva kandi icyo kigo cyaza kubafasha kandi kibagira akamaro, kikagira kibakura no kibageza umugambi wacu no kugira ngo tubafashe mwumve mubeho, muve mu bibi mujye mu byiza, muve mu byaha, mumenye Imana. Twavuga ngo kumenya Imana ni ukujijuka, kandi kuva mu byaha ni ukuvuga ngo uba umaze kugera mu yindi ntera igujyana mu byiza. Kuvuga ngo ibyaha nawe utera mu byiza, ibyaha bitera mu bintu bibi, ibyaha bigatuma umuntu akora ibintu bidakwiriye, ugasanga abantu bafunzwe. Nta muntu wafungwa yakoze byiza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba dushaka ngo tubone neza kandi dukore byiza, niho tugomba kuva mu byaha, kuko kuva mu byaha no kujijuka tukamenya Imana, ko Imana ari yo muremyi wa twese kandi niyo igena byose. Tukiri aho ngaho najya mubaze ijambo rya ngo dusoze. Mu buzima wabayemo ni ikihe cyangwa challenge yabayeho ukumva urababaye, ikintu cyakubabaje ukavuga ati kino kintu mu buzima wese nzakibagirwa? Hari ibintu byababaje. Hari umuvandimwe wanjye wishwe muri Afurika, muri Kenya. Hanyuma Kenya cyarambabaje cyane kubona umuvandimwe, ndetse ko umuvandimwe wari inshuti akicwa. Birababaza. Ibindi hari n'undi muvandimwe wacu nawe hano nawe wishwe, arashwe, kugira ngo ibyo murabizi. Ibyo ni ibintu bibabaje, bitubabaza kandi bitari byiza. Rimwe na rimwe ibitekerezo umva bikubabaje ku mutima, ariko Imana niyo izi impamvu, kandi iyo impamvu y'ibyo byabaye gusa ntibibura kutubabaza ku mutima. Yego murakoze. Ntagiye urategura ikintu cyangwa urapanga ikintu uzi ngo kiraza kuba exercise cyangwa se kiraza kugenda neza,
ugaferinga ukavuga bikaba ko utabitekerezaga ukora ruzinze ikintu bitekereza mbega uko wabitekerezaga nawe ariko bigenda ese wumva babaye cyangwa ati that's fine cyangwa se nta kibazo ibyo birahari byinshi ariko akenshi ngerageza kubirenza amaso kugira ngo mu kanya igihe nawe twaganiraga navuze nti hari umukodesha wantwaye ibintu birenga 35 by'amadolari maze amezi 6 atishyura noneho on top of that nabanje guhanywa n'aba lawyer kugira ngo bamukuremo byose birakabakaba hafi muri za 40 ni ibintu birababaza kugira ngo urebe umuntu utishyura ariko udashobora kumukuramo ngo nagende amara amezi 6 ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa kangahe ibintu birababaza ariko nta ngerageza kubirenza amaso nkavuga ni business irakugomba gukomeza ni ku buzima ntabwo buri kintu cyose uhuye nacyo cya challenge mu buzima cyakagombye gusubiza inyuma ahubwo uravuga ngo caho ndakomeje urugendo. Murakoze cyane mbere data iyi murimo kumva mukurikiye ni channel yanyu kandi yacu umubwiriza online TV ni ukuvuga ngo tubazanira ibiganiro bitandukanye biganisha kuyoboka Imana kugira ngo tumenye Imana kurushaho kandi tusobanukirwe twere kwimenyera ahubwo tuyimenye kandi tumenye n'icyo ishaka kuri twebwe. Nanone ufite ubuhamya bwafasha abagenzi bawe ukabona ibitekerezo ufite n'ibindi birenzeho byakungura abantu bikafasha mu buzima tugane turi hafi bwo kubafasha no kubakira kuri murongo. Tawushimiye cyane mbese mwene data nk'ubu umuntu akubwira ati agwa amahirwe kuvuga ati namahirwe amwe yonyine suhuza umuntu ukunda wasuhuza nde? Umuntu wa mbere nasuhuza ni madamu wanje. Yego. Egaba ndavuga mu cyecure. No, madamu wanje. Ubiri yavuga ati umugabo wazasiga se na nyina. Abana n'umugore we. Exactly. Karama. Rero umudamu wanje umbyariye abana batatu rwose urumva arakomeye urumva ntabwo yoroshye ubwo amahirwe kumusuhuza bayahawe ubwo umudamu wanje ndamushimira kandi ndamusuhuje kugira ngo Imana imuhe umugisha kandi imuhe imbaraga. Ubu namusize muri Canada ndaza aranyemerera ati mugabo nzi neza ko aho ugiye Imana izakurinde aransengera akira mu maboko y'Imana none avuga ati Imana izaguhe uhahe uronke usura abavandimwe kandi bizagende neza. Nibyo koko naje amahoro mu ndege ndi naha amahoro abavandimwe nasuye bose baranyishimiye mu mugisha udasanzwe kugira urugo rwiza no kugira umugore mwiza ugushyigikira mu migambi yawe. Yego urakoze mbe bavandimwe uyu mwumvaga twaganiraga ni Kaberuka Moses akaba twishimiye kugana nawe no kubona uva muri Canada mu myaka yose yarishize tukajya kubona wadusuye wageze hano muri Amerika tugatuje amahirwe yo kugana nawe tugafata uyu mwanya tugira ngo tuganirize abantu kandi abantu batari bakuzi n'abari bakuzi batagaruka waje kubona no kumva. Turagushimiye cyane dushuje ababyeyi bawe tubabwira ngo Imana umugisha abo ari bose bakomeze barinde babwira ngo ababyeyi mwe mwabyaye abana b'abanyabwenge kandi Imana ikomeje kubagura mu bikorwa. Nabashimiye cyane abakomeje kudukurikira kuri iyi channel umubwiriza online TV abakoze subscribe Imana umugisha musharinge kugira n'abandi bumve icyo Imana ishaka mwumve ibiganiro tubagezaho kandi abatarasharinga mu bikore abatarakoze subscribe mukore subscribe kugira ngo namwe mukore umurimo mudufashe kwamaza umurimo w'Imana. Gukora subscribe ni udutera inkunga ikomeye. Turabashimiye cyane rero kuko dukurikira kuri uyu murongo umubwiriza online TV. Imana umugisha. Hari ikindi tutakubajije cyangwa se wumva gisigaye nyuma warenzaho tugasoza? Icyo nashimira abantu abadukurikiye kuva ku ntangiriro kugera ku mpera y'iki kiganiro nababwira nti Imana ibaho umugisha kandi iha umugisha imigambi yanyu nta gisa no gusenga kandi no kwiringira Imana mu buzima bwanyu. Gusa sinarangiza ntabarakiye ikindi kiganiro tuza kugirana kiza kuvuga ku byo nagezeho cyangwa se ku by'Imana yanshoboje kugeraho. Ubwo rero niba mwaryohewe n'ikiganiro kamushaka kumenya ibiza gukurikiraho nabararikira gukurikira ikiganiro gikurikiraho. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane.